Mahoro amahoro ubwoko bw'Imana, ndabasuhuje ubwoko bw'Imana buri mu Rwanda, mu ntara y'Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba n'Iburengerazuba. Ubwoko bw'Imana buri muri Afurika yose, ubwoko bw'Imana buboneka ku mugabane wa Amerika, n'ubwoko bw'Imana buboneka ku mugabane w'Uburayi, Aziya, Australia, impande n'impande, yego abakomeye, aboroheje, yego abato n'abakuru, abari mu buzima bugiye butandukanye, ndabasuhuje amahoro y'Imana nagumye abane namwe, muri kumwe na mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana, Sibomana Anastase, n'ubundi mu kiganiro tumenye amateka mu iyobokamana, ikiganiro kinyura kuri Irera TV1 buri munsi. N'ubundi dutangiye kino kiganiro ndagukumbuza kubera ko ari ikiganiro tubonamo iby'ingenzi kandi bitureba ku ruhande rwacu. Nagira ngo ngukumbuze ngo utangire wandike, fata ikaramu yawe wandike, cyangwa mashine yawe desktop cyangwa laptop, cyangwa ukoreshe telefone, ukoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo ubike iby'agaciro. N'ubundi turimo gukurikirana kuri iyi channel yacu ya Irera TV1 nk'ubwoko bw'Imana nyirizina. N'ubundi dore yuko n'ubundi byo turebera hamwe, ibyo twigira byose kuri iyi channel ya Irera TV1 ari byo by'ingenzi kuri twebwe ndetse na bagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho bose. Kwandika ni ngombwa kubera ko ugomba kubitunga cyangwa kuba bifite byose ibyo twiga, kandi ntiwabasha kubifata mu mutwe byose icyarimwe kuko ari byinshi kandi byose ari iby'ingenzi, kugira ngo bize kukorohera ku ruhande rwawe kubifata ndetse no kubona uburyo bishyira mu bikorwa kuko ubizi, ndetse bikanakorohera kugira ngo ubone uko ubyigisha abandi mu gihe gitoya kandi ukabigisha byinshi. Nk'uko urwandiko n'ubundi rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorino ibice 5:18 kugera ku 21 habivuga hati, ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Urumva, umurimo wo kuyunga n'abandi urahari kandi urakomeje, kandi uzabagezaho ibyo ufite. Umurongo ukomeza uvuga ngo, kuko muri Kristo harimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana, kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Ubundi tugiye kumvira hamwe incamake y'amateka yaranze iyi tariki ya 11 z'ukwezi kwa 12. Muri aya mateka turasangamo umuhakanyi w'inyigisho z'ibinyoma. Uyu muhakanyi w'Ubusuwisi niwe Ulrich Zwingli. Kandi muri aya mateka turasangamo aho twakura inyigisho z'ukuri arizo twahawe n'Imana nk'ubwoko bw'Imana. N'ubundi tuboneka hirya no hino ku isi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, kuko mbere Yesu Kristo ataraza mu isi ubwoko bw'Imana aribo bagenzi bacu babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Ubwoko bw'Imana duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa icyo Imana Data twese ishaka, kugira ngo dukore igikwiye nk'abazagororerwa ingororano nk'abana b'Imana mu bwami bw'Imana. Ubwoko bw'Imana n'ubundi intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Ubwoko bw'Imana buri gihe kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. N'ubundi niho ijambo ry'Imana ribishimangira mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi ibice 3 umurongo wa mbere kugera ku wa 2. Arababwira ati, nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Ndetse n'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 6 umurongo wa 19 kugera ku 21 harabihamya hati, nimukibikira ubutunzi mu isi aho inyenzi n'ingese ziburya kandi abajura bacukura bakabwiba, ahubwo mwibikira ubutunzi mu ijuru aho inyenzi n'ingese zitaburya n'abajura ntibacukure ngo babwibe, kuko aho ubutunzi bwawe burariho ariho n'umutima wawe uzaba.
rero n'ubundi hari abibeshya bakanatubeshya ko ari ubwoko bw'Imana, ariko abo bahuza imitima yabo hari abatamaza, nk'uko Bibiliya itanga umugabo mu rwandiko rwa Pawulo yandikiye Tito igice cya mbere umurongo wa 16 amubwira ati bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora, bene abo nabo kwanga urunuka n'abatumvira Imana no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 7 umurongo wa 16 kugera kwa 17 harabihamya hati muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mpungenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Ni urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 3 umurongo wa 5 arababwira ati bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako, abameze batyo ujye ubatera umugongo. Ni urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 3 umurongo wa 18 kugera kwa 19 arababwira ati hariho benshi bagenda ukundi abo nababwiye kenshi, nanone ndababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo, amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ninda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Rero uraza usange n'ubundi ikintu harira igihe kirekire mu buzima bwawe, ugatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu, icyo kintu niyo Mana yawe nyirizina. Ese abantu babayeho mu gihe cy'amateka bakoraga iby'Imana ishaka? Nk'uko n'ubundi muri iki kiganiro tumenye amateka mu iyobokamana, twifashisha igitabo cya Bibiliya kugira ngo tumenye icyo Imana ishaka. Tugiye kumva rero aya mateka kugira ngo tuze kubigiraho cyangwa tuve mu kinyoma cyabo, kugira ngo tubashe gukora iby'Imana ishaka. Nyirizina tugiye kureba amateka yaranze iyi tariki ya 11 z'ukwezi kwa 12 ku buryo burambuye, aho n'ubundi kuri iyi tariki ya 11 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1518 umuhakanyi w'inyigisho z'abagize itsinda ry'abahamya ko bakora iby'Imana ishaka, uyu muhakanyi w'Ubusuwisi Ulrich Zwingli yatangiye yitangiye abantu mu rusengero rwa Old Minster i Zurich. Uyu n'ubundi ari we Ulrich Zwingli habura imyaka 13 ngo apfe. Mbere y'uko apfa yatangiye gahunda ye yo guhakana inyigisho zinyuranye n'ibyanditswe muri Bibiliya, ashinja amatsinda y'abantu bahamya ko bakora iby'Imana ishaka kandi badakoresha ibyanditswe muri Bibiliya byonyine. Aya mateka cyangwa ibyo dusomye twabitangarijwe n'urubuga rwitwa Christianity Today, nk'uko n'ubundi twifashisha igitabo cya Bibiliya kugira ngo tumenye yuko aya mateka nyirizina yari ari mu murongo w'iby'Imana ishaka. Tugiye kureba icyo Bibiliya yavugaho kugira ngo tuze kubahiriza icyo bakoraga cyangwa tuve mu kinyoma cyabo nyirizina. Tugiye kubigiraho cyangwa tuve mu kinyoma cyabo tunshingiye ku cyo Bibiliya ibivugaho, dore ko ariho dusanga imvugo y'Imana, ariyo Mana yaduteguriye ibihembo mu bwami bwayo. Nyirizina tugiye kureba icyo Bibiliya ivuga kuri aya mateka. Tugiye kureba ese ni hehe dushobora gukura inyigisho z'ukuri cyangwa inyigisho nzima arizo twahawe n'Imana. Tugiye kuhatangarizwa n'ubundi n'igitabo cya Bibiliya, dore ko ariho dusanga imvugo y'Imana yuzuye y'ukuri. Yego, turareba hano mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 20 kugera kwa 21. Turebe icyo habivugaho. Haravuga ngo ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye, kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana, yego, bashorewe n'umwuka w'Imana. Hano mu mateka nyirizina n'ubundi twabonye yuko uyu Musuwisi icyo yashimangiragaho ni ukurwanya cyangwa kurwanya inyigisho
z'abiyitirira yuko bakora iby'Imana ishaka ariko babeshya, kubera ko bakoraga ibinyuranye cyangwa bigishaga ibinyuranye n'icyo Bibiliya ivuga. Kandi icyo Bibiliya ivuga niho turaza gusanga imvugo y'Imana. Tubisubiremo nk'ubwoko bw'Imana, ibintu ujye ubikurikirana cyane. Ese ikintu urimo kwigisha cyangwa urimo kwiga Bibiliya irimo kugishimangira? Nusanga Bibiliya itagishimangira, icyo gihe uraba uri mu murongo w'ikinyoma. Rero hano tubonye yuko uyu Musuwisi Zwingli, yego ariwe Ulrich, we yashakaga kugendera ku byanditswe muri Bibiliya gusa, kandi natwe turasabwa kuba aricyo twagenderaho cyonyine, kuko ikindi giturutse ku ruhande ni ikinyoma. Hano mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 20 na 21 niho wabishimangiye hati, ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye. Hamwe usanga abantu bagoreka ijambo cyangwa bakazana amagambo y'amahimbano ataboneka mu byanditswe, aho ngaho haba harimo ikinyoma nyirizina, ngo kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, yego ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'umwuka wera. Yego turebe ikindi jambo ribishimangiraho nyirizina nanone mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 3:16 ariho havuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu, kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Aha ngaha nyirizina situbonye yuko ibyanditswe muri Bibiliya ari byo byavuzwe n'Imana. Nyirizina si umuntu uri buze kuvuga ubuhanuzi cyangwa n'indi mvugo iyo ari yo yose akanyuranya n'ibyanditswe, uyu muntu araba ari mu murongo w'iby'Imana ishaka, ikinyoma. Ntabwo araba ari mu murongo ukwiriye. Rero ibyo ukora byose bigenzuze ubutumwa bwiza usanga mu byanditswe muri Bibiliya, kandi urebe ko nta kugoreka kwajeho, ahubwo nimba urimo kuvuga icyo Bibiliya n'undi yashakaga kuvuga. Ndabashimiye bwoko bw'Imana aho muherereye hirya no hino ko mwabanye natwe muri kino kiganiro cy'uyu munsi kuri iyi tariki ya 11 z'ukwezi kwa 12 mu mateka yaranze iyi tariki. Ubundi ubwoko bw'Imana tuboneka hirya no hino ku isi ku bw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, kuko mbere Yesu Kristo ataraza abacu cyangwa bagenzi bacu babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Rero ubwoko bw'Imana duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa icyo Imana Data wa twese ishaka, kugira ngo abe ari cyo dukora, kuko ari cyo kiraba gikwiriye, kugira ngo tuzagorerwe ingororano mu bwami bw'Imana nk'abana b'Imana. N'ubundi intego yacu y'ubwoko bw'Imana ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana ndetse no kumenyekanisha by'ukuri kandi by'umwihariko inzira ijya mu bwami bw'Imana. Rero ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa doza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Ndabashimiye cyane, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Murakoze cyane.